Zalima. Simbi. Ameze ba. Twandebye neza. Zalima. Zalima. Ni mu biki? Zalima. Sema ndabagire bikure bito kuri bakara ku ruhande. Soma y'agaciro. Simba kakazi. Waretse nkari. Urebe biki na telefone yawe gira. Ikibazo. Kwiyana. Tugira umushiha. Mba nkubwire. Ndeba nabi mani. Urogotwa ibyo urogotwa nturangiza umva iruhande cyangwa Ndakubuze nabi. Meza kode. Tuganire. Madam urashaka iki? Tuganire, okay. Urashaka iki? Wamaye mahuru yanjye kwandika. Umva nkubwire. Kwitwara gutyo ubanza ujye gutitente. Yeah. Okay, munyamakuru kazi. Wareze neza please. I'm joking now. What is it? Telefone yanjye n'amatwi yanjye bihurira he? Telefone tuvuga. Telefone yanjye n'amatwi yanjye bihurira he? Ibyo ngiye kubwa ntabwo telefone. Kandi ndahaguruka nongende nguseke. Wigenda. Okay, mbwira ibyo umbwira. Ntayo nshyize hasi nutavuga ubyihorera. Kandi budafite ushaka kunisha umutwe ngure mvano ngende. Nta mwanya ngufitiye. Jesus. What is it? Okay, my boyfriend is coming. And navuze ati banze kubwira nyine bicaro bizikagiye kuza. Hanyuma ubwo bukuru buraho budafite agaciro ndabumareje iki? Ni gute bidafite agaciro? Ahubwo se ni gute bifite agaciro? Urumva hari ikintu bimariye njyewe? Byagiye. And then bimariye njyewe. Mugiye guhura. Hanyuma nimpura nawe azanye amafaranga. Sindo kurakaje. Kusi. Ikibazo birabwira n'ukuri. Just webimenye unamwakire neza utware neza ureke kwirakaza ibyo bya byo guhora warakaye ngaho wajya umuntu wakwiriye. Okay, madam. Araje. Namubwire. Tware neza. Oh, baby. How are you? I'm good. Isn't it? Yeah. Ameze neza. Karibu. Thank you. Bravo neza. Bravo. Ni meza. Neza. Yeah. So, uriya ni Simbi. Naj. You see, this is my girlfriend. Okay. She's beautiful like you. Really? Yeah. Thank you. Thank you. Telefone washyize ntabwo wamagaye ndakubura. Yego. Nasize mu gikoni. Ngiye kuri motari ngiye kumva akansubiza. Iyo utinda gato. Ibazo usubiye. Nasubiye da. Kwa. Niko umuvandimwe wawe nyine aranigirije cyane. Ugaze nibwo bimenye. Ntabwo ngureze ariko nyine nibwo bimenye. Wowe nimba wabonye twe tubibona buri munsi. Mugiye kunteranira. Bebe harambeshye. Ibazo kufite Ese nyine negirije gahunda. Ubizi ko ndi buze ahantu nahaza ari ubwa mbere maje. Mwahimukira. Naguhamagaye inshuro mbere inshuro ya kabiri. Nisi niba ntari nyifite. Nisi ubundi cyambere twahamenye. Utanze atana. Ni makusa. Ntabwo uri kugenda neza kwa nyina mpamvu se. Uziye mama. Simbizi
utari kuboneka cyane yewe mpamvu ndi kuvuga na sister wari nyiko hamwe na byumve tu basi ujye mumfasha ese wamwishimiye wowe wamwishimiye nakura mwishimira cyane that's enough anje iki bintu ukabibona kandi ntabyo abonye ishimwe bize cyane ni ishimwe n'isinde isi wabaye mubona cyane oya meze neza nta kibazo meze neza nta kibazo ngewe meze neza ese bebe ubwiriza iki nta kintu wumva nta kintu like nk'amazi wenda niba hari ariko ndi gukora siporo waza mu rugo rwacu ukanywa amazi oya ndi gukora siporo sorry ndi gukora siporo umva cyane fanta wani ari kuzanira amazi urashaka ko nje cyangwa kibisi ari hoti asabye ndaje none mumeze mute yameze neza yajyaga kumbwira ariko nyine tutarahura kumbwira kanyeka amafoto yawe okay one day nzaza amagere natwe twiganye neza okay so do you mind ntwaye nimero yawe tumwe wajya umubura ukamamagara njye ntabwo nimero yanjye wajya umubura ukamamagara we ukamyaho nta kibazo kuko ngewe I'm about to go okay tumva na kibazo iyi WhatsApp okay harya ni andike honde aza kuvuga nta kibazo okay bla nta muntu wivuga kuzi uyu mugabo ni uwivuga ariko ya umugabo ni uwivuga kandi nta n'umugabo utagira ikivuga nawe araza kukuganira okay nta kibazo ako kako niba ushaka kubimenya ica ko nabi okay yeah so njye kambareke mwe muganira rero tunajyemo mu cyumba okay ese ugenda nizere ko ntaganira Caracteri zimwe neza neza nyine mwese muri kimwe like nko kuvuga none se bimeze bite ahandi shinsa nakumbuye kuri kuba rwiza cyane se barabasohoye maze what bitangiye shafu nawe basiga bubiri n'icyo ndabona ndi kuri bya n'ibi bintu biri mu bintu mba numva nkumbuye kuri wowe cyane cyane noneho nyine nka gutya nyine turi twenyine sana kuna ndi boda akiri ahangaha abaye boda cyane umva nisanzwe ari kumwe cyane sawa mwembi cyane wese ntacyo twaye nuko gusa ni kuri oya siba gutsa ko ni kuri byataye ntabwo ari kure nuko wowe wishyizemo ibintu by'ubunebwe ntazi impamvu ngo ni kure nyine aho mwabaga naho mwimukiye harimo intera ndende cyane ariko wenda gusa nyine ngana ari umukunzi nanjye aba kure sibyo uzaza uhagera wambabariye ukanyumva koko nyine njyewe ikintu ndi kukubwira ni uko mu munota umwe wonyine utagira uwa kabiri ikintu ushaka kukubwira ni kimwe cyonyine ariko kukikubwira kuri telefone ntibikunda n'ahantu ndi ntabwo ndi sefu ntabwo nzi
ngewe ndakwinginze mpa umunota umwe wonyine umbwiye ngo duhurira aha naho isaha iyi nindezaho n'umunota uzahita ugenda ariko ndakwinginze umunota umwe tuganire. Se basi nta nubwo wakumva ikintu ushaka kukubwira. Kuki se wumva ko nta kamaro cyakugirira? Ngenda gusezeranya ko nta kintu n'iki na kimwe bizigera byica. Nta n'umuntu uzigera umenya ko njye nawe twahuye. Nawe ntazigera bimenya ko twahuye. Please. Ndakwinginze pe. Ndagusabye. Reka ndi kuvuga amagambo menshi kuko utari kunyumva nyine. Njyewe icyo ndi kugusaba ni umunota umwe wonyine ukumva ibyo ndi kuvuga, ukumva ibyo nshaka kukubwira, maze nyuma yawo ugafata umwanzuro wenda w'icyo ushaka gukora. Niyo wambwira nonaha. Wowe ndakwinginze mu munota umwe leta. Sawa turaza kuvugana. Se bite? So wari uri kunyumviriza? Reka. Wari uvugana nande se undi kwari kuvuga kuri? Naga kureba. Yari kuvugana nande se? So wagira reba business zawe zanjye ukazireka. Oya mukuru mva nese wowe. Wumvise? Kwari gutakamba. Ndi umuntu wane stress gusa nta bindi. Sure. Sose ngewe twara ukuntu. Bena kubona ko uraje nyumvire. Maze abanyarwanda ntimukunda amahoro. Njye nagutwaye iki? Nivugiraga. Nyine nagutwaye iki? Ngo usigaye witwara ukuntu, ngo ejo ngo byagenze gutya, ngo uyu munsi njye nagutwaye iki? Ntabwo n'ukuntu witwara. Nitwara ne? Niki kidahari gisanzwe? Niki gihari kidasanzwe nako? Ubundi mwagiye mumenya ibibare bitabareba mukara ku ruhande. Ahubwo wowe ufite ikibazo kuko ureba ibintu utazi n'ibyo uri kureba. Uraza ku gahunda urayibuka? Gahunda? Karibu nta kuntu usigaye witwara. Gahunda nyine. Gahunda se gahunda y'ibiki? Njye nta gahunda n'imwe mfitanye nawe. Ese nta pati twaye kujyamo? None mfitanye nawe. Ndayibuka turaza kujyayo ntari n'ubundi nta zindi gahunda afite uyu munsi. Umusenge muri ubwo buntu bwawe utuntu urimo muri iyi minsi. Ahubwo wowe utuntu urimo muri iyi minsi ubundi wagereye ibikure bitagura kukareba ku ruhande. Muri gahunda zawe bro. Ahubwo mva nkubwire wanije akanzu. Akwiyame. Wagiye usirimuka bro. Wagiye usirimuka reba generasiyo turimo. Ndeva mva mbane nkubwire. Wowe wavugaga ibya mbere. None ntabwo uzi ikibazo mfite ko kamwanya. Man, ndi muri situation iri danger. Sitarumva ko nimeze. Sinaba ko mfite umuntu duteretana se. Cyo ndabizi mana surongera binsubije. Urumva bire bafite umuvandimwe. Njyewe naje nyine kuko abora babaga bwa mbere barahimutse. Bimukira ahandi hantu. Umva njye nabona ari mazi nyine we aranyobora njyewe ngiye kumusura nyine. Ariko ngiye mahurira n'ikindi cyane. Kikivandimwe iki. Nacyo ni sawa pe. Ngira ko ngwere se byicino nibyo. Mana mba wibiferesta banzo. Urumva? Yaza mahirwe kugira mwana. Devu mana gabanya imikino. Noneho umbebi uwo muvandimwe we nyine ba we uramushire wanje ni murumuna uwo muvandimwe we niwe mutoya. Noneho ukivuze mutereta umukobwa mutoya wahasanze na mukuru. Simple. Nuko bimeze. Ariko umukobwa man yanyatse namba nyine nzika ibiyani nyine wenda mvuga ni igihe nabuze shere kuri phone nzamuhamagara dena mu. Okay. Ariko man byarangiye nyine baby amama ubu aramvugisha ayibiki ngo duhure tugire ibiki kandi pe niba ari ikintu mva narambiwe man ni boro zo kuvuga ngo netanu uyu mukobwa ngo n'uyu nyine mbavanga izo bora nazirambiwe rero mbona hanga ngiye nabonye man nabwo ngiye nyimwe za bora zanyu tu bro ikintu nyine ni umuntu umwe
tukihuriza twamara guhuza igihe cyagera yego twakimariye kuko ni kuri reba ukuntu umeze bro muri ino generasiyo turimo ibuye rimwe ryishe inyoni ebyiri urashaka kurya impundu uyisize wariye ahubwo se bro jya wiga mani jya wiga situwasiyo turimo urebe ukuntu umujene jya umenya kurya imwe uziritse n'indi ujye wikoza hano ugaruke n'ahangaha hari igishoro uri kugusaba se Devo nge ntabwo uri kumva nge ikintu ndi kwanga ntuzumviremo ikibazo ki nge ikintu ndi kwanga mani ngizo bana zivuyemo Devo urebe ibintu twabyigaraguyemo mani nigaguye mu bikobwa byinshi ababyibushye abananutse ubu rero igihe ngezemo mani cyo gutuza nkaba umuniga uri ciri urumva nkacinga no mu bebe umwe then icyo nshaka then nkazamukuramo abana bafite aderese apana ibyo okay byoroshye cyonyine ahubwo mi inama yawe ifatika inama ya mbere n'umuntu wawe uhita pase mukiza umwana ngewe ndambike ibindi ntabwo nge biba bindeba buriya icyo kintu urakinkorera se manzi ukuri umusazi rero ngo ngire inama ngo nkubite ngo pase none se ntabwo ushaka naribi ndakiguha nyine inama nge nkeneye nyine uburyo iyo situwasiyo nayivamo ariko nta kintu ntangije shara atabimenye urumva kandi icyo gikobwa nacyo kitabigize ibintu bya danje uko mani pe sino kuvanga ibiki n'ibiki nacyo ni kizima barasa nyine wumva ko bavukana nyine ariko pe ndi nkaho ndi wa kera ntabikora ariko right now mani ndi umuntu mushya ikintu ugiye gukora sibyo unyemerere ko ugiye kuntamo ngiye nta ibyo rwose n'ubigiye ikibazo mani ntabwo imikide noneho bikore guki sibyo ubundi inama zanjye mba nkugira kugira ngo wumve umeze fresh ntabwo ushaka kuzikoza ngewe ndumva wagira ute wantamije cyane hanyuma kugira ngo utisenyera nk'umuvandimwe kubera nanjye ari igihe nyine nzamuka nkagira gutya ariko mba nkumva wowe genda ubibwire shere wawe umubwire situwasiyo urimo umubwire ibintu uri gucamo umubwire ukuntu mukuru we bimeze kandi utifuza kumubona kuko niba witeguye gushyira amago urabona kumva nyine tu so ugenda ubimubwire and then aho kugira ngo azabivumbure mu nyuma kuko urabizi umuntu iyo umukobwa agukeneye ntabwo yakuburaho impamvu niba yifuza kubatanya kugira ngo afatireho ibyo ni ibintu wumva cyane so mutange ubwire umuvandimwe we yicara abizi bo bagende badiringa ubwabo and then buvuyemo gutyo wabaho mani uvuze ikintu cya nyacyo bro ariko umenye ko ntakuntama ntabwo njye bishize dore tuvemo niyo nashaka yonyine shaka icyo kuzaga mu bizukuri wenda ntubifate nko kwirata ariko ngiye ku munsi wa mbere duhura nyine urabona ko uri umukobwa wiyemera icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri urabona ko udashobotse urabona nyine urabona ko ufite umugana k'ubusire ahubwo niyo wari wiyemeye wigize ukuntu urumva nyine ari kubona igikobwa ukabona kiraburiya kavuga ati kugira ngo naza kuza no gutibaba reka nanjye mbifate nkaho wowe ntabwo uri kwiryagura nyine none se umutesa agakwanga ubwo uzi none ko mugenda muvugavuga ubugambo bande ese niko muteye abenshi nyine niko muba mumeze nakurabura n'umuntu w'injajwa ataha namubwije rwoshe isutwa hano ikindi urabona impamvu byitwa n'ibijama byinshi ikintu kikambangamira kavuga ni one day nshaka kuza hakongera abajama tujya confidence kumva nyine cyo cyose bagitereta hanjye nabonaga abajama gutita nkabona biri too much cyane ndavuga urumva nkavuga ni wenda hari igihe waba ufite umuntu runaka yego aho ukaba udashaka kumubwira ariko none nareba nyine ukuntu umvugisha umamagara avuga ni ashobora no kuba adahari ariko wiyemera aho kandi nk'agatebo niyemeraga kandi warabikoraga ntabwo niyemeraga
neze ugira ngo umuntu agenda yashyizeho icyapa cy'uko atiyemera ngo niyemeraga ahubwo hari ukuntu ugera ahantu ukavuga se kanigire cyane n'ukuntu noneho ku munsi wa mbere dusomana ako kantu niko noneho kanyishe ngenda gufashe gutya niki gutya aho kugira ngo ndebe mu maso Oya nta mpamvu ntabwo biri jansi cyane urumva aho kugira ngo wowe nyine umani ibaze ko wansoma ngo umirije wafunze amaso zo yonsoma ni kureba mbese ngiye kunagusoma ngo biriya bintu ni bibi bigaragaza kutiyizera ufite n'utundi tuntu duhesha bivuze ngo wowe ntabwo wiyizera ko wansomaga wafunze amaso wowe hari ibintu waba uri guhisha cyangwa hari ibintu waba uri kureba kandi nagusomga nkureba ahubwo ugahumiriza nyine kuki wandebaga kumukunda nyine tungiye nuko nagukunda kandi proud yawe ahubwo wowe yari amasoni avanze n'urukundo ko babyita noneho twaba turi nko mu bandi bantu ariko ukuntu nyine wajya guhamagara ukatubwira ati wenda ndana nyine njye mu magusange mani naza nkabona ugize ubwoba kandi uri umpamagara oya nese ntabwo ubwabo bari ubwoba ni isoni ese utaramenyera umuntu nyine ntabwo baba bakumenyera neza so noneho hari umujeni ubona hari amwabaga hari umuntu nyine w'umuproducer waga muri biriya bice mwana numvaga ariyo muntu gutereta kuko navuga ni byanga byakunda utugeso nzi kuri bari abajeni nta kuntu mwama muri karitsiye zimwe nanjye utunze atagutereta baravuga nanjye utunze wenge ntabwo aribyo mvuze nibyo nakekaga utari kwitabira telefone wowe nta mpamvu ahubwo zishiri amakuru y'umuvandimwe wawe ameze neza hari aho ngaho usubiza ibyiza aba yagiye okay nuko nyine nsigaye nza ngasanga adahari ngo niyo mpamvu nengeze ikibazo ndabaneka mu batatu gusa n'ubundi ntabwo wapfa kumusanga hano ahaba gake pe aba yagiye sha rero ninanze kubikubwira ariko ndavuga nta mpamvu yo kutabikubwira uriya muvandimwe wawe ari kundistabinga cyane ari kundistabinga cyane gute nyine asigaye ampamagara buri kanya akampamagara tubonane tugire ibiki nyine biri tumaje aguhamagara gute oya nimero yanjye cyagiye nzanga bwa mbere kumva nyine ngiye yarayinyatse ndayima kugira ngo nanjye numvaga ari uburyo bwiza bwo kugira ngo nigende nakubuze mukubaza nyine ari savinga gutya ariko nyine ebana arampamagara bya danje dore tubonane ndavuga nire ngiye kugira ngo iki kintu ku bijyanye n'iki wamubajije ibyo muhura mubona nawe byari binamwe mfite kuba namubwira ibyo bintu ngiye icy'ingenzi nyine ngiye nanjye namwe imyetayimo ndavuga ni nzabikubwira niba wenda n'ibintu nabimuganirizeho niba nabikosora bikosore ko nyine bituma kandi namba numva nta mpamvu nyayo cyo kuba nahura nawe byumvikana neza murahura muvuga n'iki njye nanjye ubwo n'ibyanje ndavuga ni nzabikubwira icyo niyo mpamvu asigaye yitwara ukuntu simbizi ariko nyine nabonye byazadushwanisha njye nawe ndavuga ni kamubwira ikintu tuzakora ibindi reka tuzabivuga undi munsi kamubwira ikintu tuzakora no amasaha bemeze ko usanga kandi dukeneye gupanga nesura bwagenda ngomba kujya mu kazi genda nyine umbwiye ikibazo ntabwo kamubwira ibintu tuzakora ubundi tugenda n'iminota ingahe umva ikintu kiriho ibyo bintu bikubwiyeho sibyo nawe urabyumvishije icy'ingenzi ahubwo ugomba kumwaporoshinga mukabiganira ibyo bigora mukumva sayidi ye ko njye ntabwo nshaka ngiye kuzumva nyine nkumva amabifu yanyu namwe nzanyagarukamo niyo mpamvu nari bikubwiye kare kugira ngo n'ejo bundi nazamubwira nabi akakundegera ugasanga wenda bibaye ikibazo ubu niba utashaka kubyumva wigenda mu kazi bebe reka ngende ubwo ngubwo nka saa moya n'igice ndaba natashye ubu uraza kumuganye tubipange twumve niba hari ikintu twabikoraho
kanji ko nimerekeza se kumbona wagiye ndenze rimbo mama oya ari kamo gatugende aha niweze kukubwira yashinze iwacu umwana wanjye ibaze sheri bamuzanye hano ngaje kumusura nangiza mpresente nk'umuntu ntumbwire ariko umuhungu bro yarifasha gupresenta nka murumuna we cyakoza inshinzi ziragwira akoreka mbego umuhungu asa nk'umuntu ufite amafaranga ariko ndashaka kumutwara byaranze utwude kujyari mukayita isi ushaka gutwara umugabo n'umuntu wawe umugabo wa mukuru wanjye bro umwana sari yabwiye ko ni muri munawe umva nkubwire kuri icyo kintu rero ahanga niwe wabugiye kumenyera ubwenge ni gute ubundi murumuna wawe yifata akagutanga gushaka badika nta muntu wabaga listen njye byo nikubwira ndabizi neza ni gute wifata murumuna wawe agutanga gushaka okay banza ubwire afite amafaranga umujama asa nk'umuntu yafite asa nyine asa nk'umuntu ufite amafaranga bro asa n'umuntu yafite umuntu nyine yinjije ukabona confidence you know none ukuntu yanyimye umwanya iyo kaza kuba araga nko kamafude kaba kara jumpinze banza nyine banza umenye afite amafaranga first of all ubundi mubwire ikintu dukora nta kindi nkeneye arayafite nta kindi nkeneye urabizi neza ko afite wow ahangaha ariko mugiye kugenda iriya nshinzi y'umukobwa sinzi nyine ubundi se akurusha iki cyatumye nyine agutwara ngo ntangiye kugutinya no listen mva nkubwire sibyo kagira inkora ukuntu uteye reba nyine inyuma hawe ubese ni mubi ni mwiza ariko ntago ateye nkawe nyine ntago ari umuntu wo kugutwara umujama nk'uri ufite amafaranga deja urabizi neza ko anayafite nawe rero ukuntu nkuzi neza uzi kwikaraga nkwizeye bebe ntabwo umuntu ari gutwara umutwe akantu k'ifaranga nyine mva kubona numishamo akantu k'amafaranga gusa ubundi aho ngaho money is money bebe ako byarambabaje ifata mpresenta nka murumuna n'imyaka murusha rambobo kazi nta n'isoni aratinyuka njyewe isimbi murumuna we n'indeshyo yanjye sheri n'amashuri nize nanjye ari njyewe ariko iyo umuntu amaze kuba umukire n'uwo akabaye sekuru aramwita ngo peti nuko mujama namuzi naramubonaho na rimwe nzaguhe pasi ahubwo mva mubwira akantu twikorera sibyo koma reka nk'agatekerezo uwo mujama shaka sinzi uburyo uri bubigenzemo ndabizi uhora userera na murumuna muraserera cyane ariko uko wabigenza kose nimba uri mwigire inshuti nimba uri bigenze gute ariko umakinge sure ko wamukuyeho namba za bofu ya ubwo urahongeye ntafite nimero urazifite akumbonute umbonute that's my guy ubundi ntujya urenguha with this full package ntafite nimero is that 4G no nicyo cyongereho 6G oh my god gabanya umunwa ndabona icyapa cyafashwe gusa ugiye nguze icyo kunywa yego sha gakonje Bashase ngeze. Niza gasokoshi. abo dukura ntuhazi
ese kutabyuka ahubwo wowe n'ijoro ryera n'ijoro ryera ngo byuka uvuge neza we nje mu kazi kazi keza ese ntabwo uri bugeyo ntabwo meze neza sawa rero uri kukabona imbere yawe se ntaho ngaho niba ukaba uri kukabona imbere yawe ntaho ngaho sunika winjiye nabi ntabwo wakinze sawa Hello. Hi. Welcome. Hi. Hi. kumva rusito w'umutungo neza Shaka bino ko niwe ndyamye niyo mpamvu wenda ubwo buryo uri uryamye uri kumwe n'abandi se oya ndi njyenyine tu ndi mu rugo mba ndi njyenyine kenshi umeze neza nawe meze neza nawe umva gukiri hirya y'impamvu intungu yawe ukuntu isi uhagera oya ngo mugengeze hano kuri gate byancanze kuko mbonye hari gate nyinshi zisa nk'umuntu wawe ubundi niwe uhazi kuko niwe ujya ukunda guhaza inshuro nyinshi rwose kumva ko wamenya nzi urumva yahayoberwa ariko nawe urayoboka umuntu agomba gufata mu mutwe cyane urayoboka cyane kabisa nkurikije ukuntu abantu benshi nyine hajya babagora ariko wenyine ukaba muri iyi karitsiye njye ntabwo ari ubwa mbere nzijemo niyo mpamvu bitagoranye cyane meze neza se turashima Imana kabisa tumeze neza ntuhumura uba nta kibazo nta kibazo ariko nyine kugira tubakiriza iki se ndashaka wowe wowe nawe ndi kuvuga ngo tubakiriza iki nyine njyewe ndashaka ko ari wowe unyakiriza
gutyo gusa nta n'ikintu uri bufata cyo kunywa se sha ibyo bintu suko ko nari kubikunda come on turi abantu bakuru ntabirenze n'ibintu bisanzwe umuntu mukuru uragenda umuntu mukuru ikirenze icyo usibye kuba ufite girlfriend se mu byanditswe single so oya kandi mfite girlfriend nyine ubizi kandi girlfriend ni ibintu bisanzwe oya ariko nyine bayikunda n'umuntu ntabwo ari ibintu biba bisanzwe cyane ko nyine ntabwo biba bisa neza none se uri nkanjye wawe come on ibintu bisanzwe tuza ese ni ubwa mbere bikoze kuri kwijyana n'ahari ubwa mbere oya nyine biri too much cyane mbwira nimba utanabishaka byibura mbimenya warumbwiye